muza ku kantu koroshye mukagorana. Buri inshuti nziza nago zipfa ubusa, ahubwo inshuti nziza zireka ibintu byaziteranya tu. Kugira ngo murabyumva, ubu ngubu ngiye na Jay Simon ari biryanjye nawe, kuko imbaraga nshya zacu ziracyariho, ariko imbaraga nshya zacu aba bahanzi babaswa koko nibo bonyine bahari, cyangwa hari abandi b'abahanga batsikamiwe waba ubonamo, ariko hari impamvu gikunda. There is a reason why you love that shit, so that's yeah. Let's go. Singo twangushe rekana n'umuwere wararutse, cika rwambutse zinduka kari inyoni ziravuze, dore imihanda yaragereye n'aya mahirwe niyadusekeye, ikinyoma baratwikiriye ukuri kuranyagirwa ngo dusere, turape nitubura imiya dusare. I'm the beat killer, courageous mommy, like you see me on the ground, but it's a time to fly. No shy, blow pain away. Yeah, I know it's time to clear my mess. Bitch, to la, don't make a scene. I know you wanna fame. Huh? Cause underground is my kingdom, otherwise it's my freedom. Tell me if you wanna see this venom. Huh? I'm coming back, never look back. Wanna carry on, let's party on. Turenga makoni ngavuza mahoni na mwanya wo guhagarara ukamagarara ni kugiye cyanje gitakara. Abasama nabo barifuza ko ndakara morari nka teshuka. Ingazi nurira bazimfiza guhanuka rugira zabasarika banyifurije kuguwa muhirima ndataruka. Ayo mwamfuza arahagije mukire hasi. Big house ntibishoboka kwiguma hasi. Ikamba mu bami bicyari fitina ni hasi. Ubuzima ni danje baro nagushyira hasi. Tuzaduturane nubwo ushaka ngo duhangane, aya magorane yuzuye ishyamba ry'inzitane. Nakiza nabonyemo nanjye nakiza nabonyemo, iyo mihari mbona ari nko gufinina ibikari, iyo mihari mbona ari nko gufinina ibikari. Finina mfite icyo gukora. Finina nta kintu uzankora. Finina maniga finina. Agati gito kabato ntigatuma twivuga imyato, bazagakuru na gato barakisegura ikarito. Ijoro nugufata ifoto duhigahiga ibikoroto, kugira ngo dukabye indoti birenge n'ibishima inkweto. Tuzaduturane nubwo ushaka ngo duhangane, aya magorane yuzuye ishyamba ry'inzitane. Nakiza nabonyemo nawe nakiza wabonyemo, iyo mihari mbona ari nko gufinina ibikari, iyo mihari mbona ari nko gufinina ibikari. Finina nta kintu uzankora. Finina mfite icyo gukora. Finina wuzuye ifitina. Finina maniga finina. Nzira z'ubuhemu zikugira umunano, iyo bagusabye gutuza urega igikano. Icyuzi n'uguhemu kawe ushakira indamu, ubugome burya sikata y'abasirimu. Wiruka inyuma y'umuyaga ngo n'induba, ndi mu butayu rugira mpfukurira iriba. Wanyifurije ku ikinyoma ari cyo nkama, birangira rugira ncumbushije inyana. Bavuga ko inkware y'inyamugisha itora mu itongo ry'uwayihigaga. Ndabona abakinnyi buzuye ku mupira naho abandi biga ikibuga. Ishyari ryakubanya karamata, wirukira kunywa itabi dore wanze amata. Epfo na ruguru nanjye nyabarari bata, umuziranenge ararira ntawumuhoza. Twatigise kera batuvuga byinshi, barashuma ubwo badutega iminsi. Umujyi uminda mu nka wohiga mu kashi, nkatira b'imitima yuzuye ibihushi. Come on, if you my opponent, you are my ass man. Street man never tell me nonsense. I'm a hustler, I'm a monster, I'm a flocking sense. If you smell where I'm down, it's gonna make sense. I'm a boss like a last moon or remnant. As a can't be the jump, I'm a genius. Mind your business, my flow is ridiculous.
This my time and pray my Lord wanna be raising man the crowd takana neza imipaka mureka iby'imakazi tanya ndubaka uwanze gutoha mubera umutaka bakunda gukakabigise kabakanyuma baracoka sira baceka gusa nibayoka muri ya mfuruka nje kuwakomeza indwari bareza nje kuyibakiza mbabera umukiza icyo babasiza murapa mwikiza sinde gusingiza hari icyo mpabazana nicyo mwibaza mureka iryo shaza isitabasasa yini nkuru sinumira gugusinga Yesu kicuza plan kuza ku mazi kandi kayinkubi kanguka ingwiri kuranzika barabitambika imiti mwikiruka maze bagatega imishibuka ibuka ko ntango kwiruka Mike nyifata nk'isuka ndaje nkawe ntabwo wancuka wenda uzabateba wenda uzabaze batibuka so gukuru waskutibuka wasetarimo kurimbuka arakidukara no gukanyamugora ari mani kabahungu bari yandika icoreke bari shami majoro barapesa bari gupesa mukesha abatiza umupango urugo rwabo barasenya bahungu bari bazima iminsi bagira ibikenya bucura kibibona ati ndajya kogosha Kenya abajije ingarigara abavandimwe bateoshi yateje inkora cyoboye kugira ngo abonete geze cyanga biramucanga shaka ubuhake abaze byose ahitamo kwibera ikirogende gukora ibyo narose kera imirima yera ni nk'iyamurera n'ingero ugamba rushyize kera ubundi guhinyuza intwari mureba baravuga menshi bagatamo kashi bagwa muri nyashi bakajya ibikari bakabibigwari nigasinaguma nkawe kuko nawe warinaniwe gisinusha kubitwara ni warusha umuyaga cyangwa igihe ibigumwa bitsingarani kwirubona ni wabatungana imari aya magambo arutizo maro sayarya gishiru cyumvise hiti nigga long kid allow me don't have to hate me cause I can see the shit I live my life cause I have to you sing so bad rap so high I knock you down once for all you always like and move forward lost a million time but you can give you lap time on puff non low chaff nigga low chaff niggas bimeze bite iyi ni voice of nature the voice of nature voice of nature I'm a supernatural, I can call the papilo. You don't tell me what to do as long as God my love. I'm not afraid, I know where you stand. You don't understand, simple never chance. Be that on the pens, I'll take the chance. Wanna play my chain, I go get the fame. Take away your brain, I'm not the same. Please don't make a scene, I'm gonna change what you see my fam. Get your life be damn. Leave your fucking round to judge me. 3 years in the haze, rock die. Motherfucker, I'm free, I'm fry. No matter how you cry, I'm no Nazi. What you gonna do for win this race? How you gonna be for feed you this mess? You don't even know how much I breast. If you wanna pass, man, I'm free. I don't care. You know, time for you, man, up for you. We never born. Everything hard change can't find your life in the truth. I just want why bad look at me, even though it terrorized. Everybody wanna make move. Niburenze why don't you prove it? I'm a nigga y'ubuyotsi fu ashaka uko yaramira igifu uburyarya niyo turufu biyisha inyuma ya Bible nk'icyuko niwakangisha bakamishu if a man ways wanna shed blood nibudashona sinzi cyubushona iminsi y'iduniya nimwe ya nyuma turi guhumeka umwuka wa nyuma abampere bari kuba banyuma merodara kisabira kinyuma inkayo nazo ziyeze mu kizima takere niziri kuva kwizima zayigiye kuntwarira ubuzima nizamenye ko nahinduye agasima mu kirere niho duhakurira ubuki bw'abaye amayobera twagitse imitiro abinekera bari bazi ko tuzapfa tukirimbwa no niga nukugafata kunesa cyangwa by force ubuzima turimo bwahindutse nk'amakosi ndakora nshaka kuba hose ntegereza chance ndebera ukuntu naba basariye FM damn burya hari barari tabera umutimbwe zini za nkuru zasanga n'abakambwe muriro nacanye ndawe nyegeza ngo utazima kugira ngo abanje batazisanga mu kizima wa ni kuneza cyangwa by force songa mbere kuneza cyangwa by force songa mbere songa mbere songa mbere yo bimeze bite welcome for the first time kuri Voice of Nature urumva nkwaye ikaze akakanya ni jewe Mirima Yera akakanya ukuganiriza urumva so you know right here again urumva ngarutse hano kwijwi rya natire urumva ijwi rya kamere urumva ijwi rya rindi rya nyaryo subize nkwaye ikaze rero ngira ngo nkubwire ngo ahangaha hano niho haye ikaze ku bintu biri no effect no auto tune urumva nta bintu byo gukabiriza
ni ukuri kwa nyako, aho tuzajya twiganirira guys. Shana ari nabakumbuye anyways, hari hashize igihe kinini cyane tutaganira, naza ngo mpinjire ngo mbabase wagwane, urumva nanjye mba mbakumbuye man, mba mugiye mu bintu byo guhiga mpiga ubucwa, urumva abaniga baba barimo bakora, nanjye mvuga ati reka nkore ndebe ko nabona ubucwa, ndebe ko hari icyo nageraho. Ako none ndavuga ati ku mihanda wagwane, ku mihanda bimeze bite, ako n'ubundi ngiye ku mihanda, urumva ku mihanda mugera ndi guhiga ibicwa, ubundi mba nibereye muri natire, everything is about God plan, you know what it is. Uri kimwe cyose ni umugambi w'Imana, kandi ndagira ngo mbere na mbere nshima Imana nkanjye aka kanya. Mirima yera ndashima Imana kabisa. Hari ibintu byinshi cyane twaciyemo tuba tutanashaka no kugarukaho, twaba tuzira ubusa, twaba tuzira ukuri. But we don't wanna go back there because man, sometime yuri muzima, yuri muzima hari ibintu byinshi ugomba gushimira Imana, subizi, kuko hari ibintu byinshi waraciyemo kugira ngo uburi muzima ako kanya. Nanjye rero niyo mpamvu ku bantu nkunda, abafana banjye nishimira, baba bake cyangwa benshi, urumva, baba se bari kure cyangwa hafi, urumva, baba ari abakene cyangwa ari abakire, urumva, baba se ntacyo bamfasha cyangwa bakimfasha, apfa kuba ari abantu bankunda, urumva man. Buriya urukundo nicyo kintu cya mbere twe twimika mu buzima, kuko ibintu byose dukora tubikora kubera urukundo. Twebwe duhimba umuziki kubera urukundo, ntabwo tumeze nk'abantu bapeti birukanka bajya muri music bashaka amafaranga. No, for us we do it for love because we love it. This is our things, this is our shit, we gotta love what we do, we gotta love what we think, we gotta love what we believe, we gotta love what we do every day, every night, every day. Ikintu ukora umunsi nijoro uhozaho umutima, nibwo tutagikunda man. Niyo n'amafaranga waba ubonamo, ariko hari impamvu ugikunda. There is a reason why you love that shit. So that's why here as the voice of nature. Guys, voice of nature igamije kuvuga ukuri ku bintu byose bijyanye na music mu majyaruguru. Urumva hari ibintu byinshi narebye ndavuga ati nkanjye Mirima yera sinashobora guhandling situation, sinashobora guca kano karengane kari mu majyaruguru mu buryo bw'ubuhanzi, ndetse sinashobora no kuvumbura siha iri mu mwobo cyane, urumva, yadusahuye buri munsi dusahura, buri mwaka idusahura, urumva, expije baradusahura. Abahanzi bo mu majyaruguru mu bitekereze man, hari abahanzi b'abahanga bameze nkanjye babitekereza, kibaza niba ari amafaranga aza ku bahanzi, aza ku bintu byose, ukabona hari uburyo biri kugenda biba, ukabona amahirwe ari kuza ari gufatwa n'abantu adakwiriye. Nubwo bwose njyewe I don't believe in chances because I used to work hard. I believe in work hard guys. Burya kwizera mu gukora cyane ntaribi, niyo wahomba wakoze cyane buriya umutima uravuga ati okay, there is nothing to accuse me, I'm whole now. Urumva, nta kintu baba bagushinja. Ako iyo utegereza ngo amahirwe azaza, niyo make somebody ushana kwica umuntu man, kubera uvuga ngo ari amahirwe nutayabona uzapfa. That's not good man. Nuvuga ngo ibyo bintu bishaka gutuma wubaho mu buryo budasanzwe, ushaka kugira situation mbi uteza man, nta nubwo ngo wayisanga mu ubwayo uba wemereye guteza situation mbi. So mu buryo bwo rero bwo kubaka isi nziza, that's how I came. Ni gucyo naje man. Hari abantu nyine dukeneye, since niba dukeneye wenda ngo kuvuga ngo tubigishe, niba dukeneye wenda ngo tubafashe babeho mu buryo twifuza, kuko nkanjye nshobora kuba ndi umuhanzi nta kibazo, ntago ndi umuyobozi, nta bantu mbangamira. Akibaze umuntu afite uburyo ki, afite inshingano, ahagarariye abantu, haje amahirwe aravuze reka no mahirwe nyaye umwishywa wanjye, n'ubundi bari abantu bagiye ku ruhande. Tekereza icyo kintu, hari ikintu tuzahomba muri iyo kategori. Niba ari kategori ya films, amahirwe agahabwa abantu batazi gukina films, hari ikintu tuzaba duhombye. Niba ari kategori ya music, amahirwe agahabwa abantu batazi umuziki neza kandi hari abantu bawuzi, aho tuzaba duhombye. Niba hari ikintu kijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, mugahi nk'umuntu utazi kwahirira inka, ubundi ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana. Ni gute wahe nk'umuntu udashoboye gufata akawe ngo yahirire?
kandi hari umuntu byibuze wanafata iyo nka akayahirira. Mujye mutekereza buriya kabiri, amahirwe twese duhabwa ni ngombwa ngo ahabwe agaciro. Umuntu uramuha amahirwe, you don't value it. He's just wasting the money, he's just wasting the time, he's just wasting the friend, wasting the chance. Ibintu byose bikangirika. Ako tekereza mu myaka iri imbere dukeneye abantu bari genius badufasha. Njye rero narabibonye ndavuga ati ameguru rapa, nakandika indirimbo, nakaririmba, nakora ibintu byose nifuza mu muziki. Ako hari ikibyimbye kitari kumeneka. Buriya ikintu kibyimbye kitari kumeneka, nk'abantu utahangayika. Buriya hari umuntu uri gutaka cyangwa se hari abantu bari gutaka, ntihagire umuntu utabara. Hari ibintu biri kuba privacy, ntihagire umuntu uvuga ngo what is going on there. Urumva abantu bose bakomeza kugendera mu kigare. Tumaze imyaka myinshi tubona hari exposiba. Urumva hari abantu benshi, bino bintu bigomba kujya hanze. Hari abahanzi benshi bagiye bagira uruhare muri ibyo byose, muri Iwacu na Muzika. Abantu mwagiye mubibona, mukabona abahanzi. Ako kibaza kuki hari abahanzi batagaragara? Nuko badashoboye? Nuko abo bahanzi hari umuntu bahemukiye? Ngo dufite ikibazo dukeneye. Ese aba bahanzi ukabona umuntu yasohoye indirimbo ntago wakumva hano namwe kinwa. Ese niko isi yabaye? So njye nkeneye kugira ngo mwebwe abantu bari mu majyaruguru n'abari KGL mwibaze, se wundi Iwacu mu majyaruguru nta bahanzi babayo? Umuhanzi mwese muzajya muvuga mu majyaruguru ni umuhanzi umwe cyangwa babiri. Kandi hari n'amaradiyo menshi. Ako ayo maradiyo nayo yabaye imbata z'aba Meddy na ba The Ben na ba Bruce Melody. Sorry Meddy kabisa, umbabarire. Meddy ntago ari muri urwo rubanza. Anyway, Meddy ntago namushyiramo kuko yabonye ari ibintu biri hardcore. Aravuga ati this is a real shit, I gotta go outside. Ati ndigendeye kuko ibintu birimo amatiku, ibintu birimo guhangana, bino bintu byo ukabona umuntu avuye ku ruhande rwe yihakanye inshuti ye magara. Buri umuntu yihakana inshuti ye magara ntago aba ari byiza guys, aba ari ikimenyetso kibi cyane. Niyo mpamvu njye naje mvuga ati dukeneye kumenya what's going on. Ni iki kibura ngo abahanzi tubamenye, abadashoboye bamenyekane, abatwishamo nabo bamenyekane? Ese abahanzi babaswa bagomeza kugaragara? Abo bahanzi babaswa koko nibo bonyine bahari cyangwa hari abandi b'abahanga batsikamiwe mugatuma batamenyekana kugira ngo batagaragara? Ariko ibyo ngibyo nta nicyo bivuze, ahubwo se amahirwe duhabwa akoreshwa neza. So nkeneye kugira ngo namwe bahanzi mwebwe mukomeza kumva ko wenda hari umuntu uzabazamura. Nta muntu n'umwe uzakuzamura. Nakomeje kubibabwira kera, mujye mubireba. Nanjye nari narihugiyeho mvuga reka manzi ntuze. Nakoze EP yitwa Broken Heart, mwarayibonye. Nakoze Cypher, abaraperi bose ndabapfuka. Urumva ako nta na kimwe cyavuzwe, nta na kimwe. Kubera iki? Inaha they are against us, they are against themselves. Nyine naha mwebwe abantu bawo murirwanya. Niba wari umunyamakuru wa radio uri naha n'ubu ushaka gukorana n'abahanzi b'inaha, niba ubaye uri umuntu, mwebwe muba mufite ikibazo nyine cyo guhangana hagati yanyu. Ntago bumva wafatanya n'abandi, kuko gufatanya n'abandi ni naryo banga. Ako mwebwe nimukunda gufatanya n'abandi kubera ko mwikunda, muba mushaka kugaragaza nyine ubwibone bwanyu, ngo mugaragaze ko ari mwe mugize ibintu byose. Ako this is the time iki nicyo gihe cyo kujya mbabwire ngo you gotta pull down your pride. Mushyire hasi ubwo bwibone bwanyu, mwubake umuziki. Kuko if not ntago twakomeza kubihanganira. Hari ibintu byinshi turi kubura, hari imana nyinshi ziri kugenda ziva mu muziki. Mutagira ngo ni twebwe twakomeje kuwukora, ngo nuko wenda hari impamvu Imana yabikoze. Ariko ntago abo bantu bose twakomeza kubareka ngo bagende bazimira. Abahanzi bashoboye bagenda bahura n'ibintu mwebwe mukora. Mwebwe mushaka kugira ngo amafaranga yose abahanzi bakorera mu yamire, kugira ngo abo bahanzi ngo babone favor yanyu. Guteze mwateje ibibazo. Niyo mpamvu haje social media nyinshi. Niyo mpamvu mwabonye abantu bo kuri social media bo babarushije imbaraga, kubera ko mwebwe mushaka ruswa. Aho kugira ngo mubanze mugaragaze icyo mushoboye,
mu gihe umwana kuri TikTok kuri YouTube yirwa ari gupostinga ari kugaragaza icyo ashoboye, mwebwe icyo muba mushaka ni ukugira ngo ya mafaranga yakoreye muyamutware, cyangwa se ngo mumuvugeho. Mu by'ukuri nta n'ikintu muba mumurusha mani, ikintu mumurusha ni inda nini, ni ubugugu n'ibyo byose. Ibyo rero nta nubwo biba binakwiye muri sosiyete, kuko twebwe turi abantu bakeneye kumenya ngo twavuye kure, dukeneye no kugera kure. Mu gihe mwe mugifite ubugugu n'inda nini, twagera kuki? Nothing. Anyway, biba bibabaje cyane, biteye n'agahinda, kuko umuntu utabizi wabagira ngo wenda ngo ni brother. Ese no kubera iki muhora mushinja abaraperi ngo banywa ibiyobyabwenge, kandi hari n'abaririmbyi banywa ibiyobyabwenge? Mbese mugashaka kubafatirana kubera ko ari abantu baba bafite n'impano, mukabashyira mu bintu byo kugira ngo mubime amahirwe, ugasanga namwe n'amahirwe mubonye nimuyakoresheje neza, ugasanga mwebwe icyo muri gukora gusa ni ugupfusha ubusa ya mahirwe aje, aho kugira namwe muyabyaza umusaruro. Burya byibuze uragafata n'amahirwe y'umuntu ukayabyaza umusaruro, ariko ibaze guhora ubona amahirwe, ugahora ubona amahirwe, ntugire indirimbo nshya ukora. Reka wanayikora ukumva ni indirimbo idashinga. Umwana yakwandika indirimbo wowe ukavuga ngo ntabwo yagiye kwa Eri. Arya ngo umuhanzi wese uzamenyekana ngo nuko yagiye kwa Eri, ngo nuko yagiye kwa Bobo Pro, ngo nuko yagiye kwa Kinabiti. No way. Ntabwo indirimbo zose zaciye muri ayo majwi, nta nubwo ubutumwa bwose bwubatse imitima abanyarwanda bwaciye muri ayo studio. Hari n'umuntu waza akayiririmbisha umuntu ukayikunda, ndetse ikanakugirira akamaro kurusha yagiye muri studio. Nimuha agaciro abahanzi, nimureke gufata umuhanzi ngo mumugire icyo nazi, ngo mumusuzugure ngo kubera ko umuntu yagiye agakabya agakora ibintu bikabije, mwe mugahita mwumva ko ngo yarenze urugero. No way. Yarenze urugero gute? Yarenze urugero gute? Umuntu akoze indirimbo, ese ko imitima yanyu yihebye muribuka Babreman? Ubuse mani ntibamukinagaje mani akagenda mani? Umuragira ngo n'abaraperi twese tuzagende mani, mukomeze kutuvuga twaragiye tutagikora umuziki? Murekeraho mudukine twaragiye. Ariko si cyo kintu kiba ari uguca umuntu intege. Wenda ngiye niyo mutanyina, anyway mani, niyo mutanyina turumva no kuri ino channel na nabarabure, niyo mutanyina I will still doing my music. Urumva nzakomeza nkora ingoma, ari nayo mpamvu urumva mani ndi hano kugira ngo mbarabure nk'ijwi rya Natire, ko mfite style yanjye, style nshyashya twazanye bita ki by force. Twarayizanye mani, ni umutima n'umwuka n'umubiri bya Mirima Yera byarateranye bizana style nshyashya. Kubera ko style nshyashya icyayizanye nta kindi, ukugiye tubikore ki by force, kubera ko kuneza byaranze. Abantu bose banze ko dukora ibintu neza. Mu gihe hari ukuntu, reka mbatera gastori, hari ukuntu ujya gusaba serivisi yemewe serivisi yemewe tu, ahantu wagerayo ugasanga wenda umuntu uri gutanga iyo serivisi ntabwo agukunze, kabone n'ubwo ibintu byose byangombwa waba byujuje, ukimwa serivisi. Ariko nawe iyo waje gushaka serivisi uzi ko ari serivisi y'ubuntu, uba ugomba kuyibona ku neza cyangwa by force cyangwa ku nabi. Man, hari ibintu byinshi byiza byagiye bigerwaho ku nabi, turabizi twese. Buriya waranira ukuri nta n'impamvu yo kugira ubwoba, ahubwo abafana banjye nibo ndareka mbabwira ati nimutekereze umuhungu wanyu Mirima Yera ari gukora indirimbo cyane. Iyo verse nabakubitiye ya mbere yitwa by force, ni verse y'indirimbo. Ndi gukora album y'indirimbo 30, ariko umutima uri kumbwira ngo ese mbahe izo ndirimbo ebyiri nateguye za mbere z'Imana muzumve, noneho nkomeze izindi 28 nzazibahere rimwe, dutegure n'igitaramo muze mbaririmbire, kuko ndabakumbuye cyane cyane abantu bamfana kuri social medias. Nibo nikundira tu, nibo nikundira. N'ukuri ndababwiza ukuri ko abantu bo kuri social medias muri abantu mugira urukundo kandi muvugisha ukuri aho waba uri hose kabisa.
uretse ba bantu nyine baba ari za gato mwara abantu usanga bafite ibibazo byabo biri personal, abo ngabo n'ubundi ntago umuntu aba bakeneye. Ariko nyine kuri the voice of nature urumva ndi tayari yo kugira ngo njye mbaganiriza buri munsi every day, mumfashe urumva. Ndashaka ko tuzaduhurira kuri TikTok, tugahurira ahantu hose, tugahurira everywhere urumva. Kuri FB ndashaka kubikurikirana kugira ngo tugirane urukundo nyine rw'ingenzi, tuganire ku bintu bitagenda neza. Hari abantu benshi cyane baba bafite impano babuze aho baca, buriya ni ngombwa kugira ngo izo mpano arizo tuba dushaka, kuko impano yabuze ahica buriya aba ari impano ikomeye. Buriya nta mpano yabura ahica ariko impano nziza ntabwo iba yirukanka kugira ngo igaragare, ahubwo impano nziza yo igaragarira mu gihe. Buriya utazishuka uri umuhanzi ngo abantu bose barashaka kugufasha, ntabwo abantu bose bavuga ngo wowe umuhanzi ngo ngwino tugufashe. Ari aho nta muhanzi uba utazwi nubwo yaba ari umuswa, kubera ko amafaranga wayashaka ukayabaha ariko abaturage ntibagukunda. So mu gihe impano rero ikiri muri iyo process yo kwiga imibanire y'abantu, kwiga umuziki wakora ugatuma nyine ugaragara nk'umuhanzi ukwiriye gukora ibyo ukora. Ndagiye mbabwire ko buri uyu muziki ni intambara twe tuba twirwanira urumva, icyo bita cold war. Abantu baba bari kutwirukanka inyuma sometimes Imana ikadutabara, ubundi bakadufata kumva ngo byagenze gutya na gutya. Ako Imana mu gihe iri mu ruhande rw'umuntu nta muntu wamushyira hasi ntihazagire ukubeshya. Imana irakurinda, abantu barategura bagapanga bakakubuza amahirwe bakagukanira pe, akimana ikagucisha mu kantu k'agaferege gutya ukagera mu kiraro ukarenga, ukazasanga hari ahantu hari akayaga gatuje ku nyanja, hari everything man. Kumva ijwi rimwe gusa rigahindura ibintu byose, sibyo? The voice of nature can change everything. Niyo mpamvu nanjye ndi hano muri ubwo buryo tu. Ubundi hari ibintu mvuga nkumva nyine bise bikora ku marangamutima yanjye. Abantu bose bankunda ndabakunda nanjye cyane, kandi n'abatankunda ndabakunda, kubera ko niyo utankunda naribi. Niyo utankunda naribi kubera ko Imana irankunda cyane, ndetse ni nayo nshimira cyane, nkashimira n'abantu bankunda bakunda n'ubutumwa bwanjye. Mwihutire kujya kuri channel yanjye yitwa Mirima Yera, mukore subscribe murebe EP nakoze yitwa Broken Heart, iri indirimbo 5 bato impore aho hantu yisi konyeje how long, ndetse n'indi ndirimbo yitwa Byaranambabaje imara iminota 9. Ndagira ngo mbabwire ngo ndabakunda cyane, ndetse nifuza ko mukomeza kunshyigikira mu muziki wanjye, ndetse no muri ibi biganiro tugiye kujya dukora twibanda ku muziki w'amajyaruguru, ndetse n'itsikamirwa ry'abahanzi bagenda batsikamirwa, tutirengagije abanyamakuru, kuko hari radio twakabaye kuba twumva nyine FM y'abahanzi bamwe na bamwe, ko abahanzi bakora indirimbo, ndetse tugenda tuvuga n'inkuru z'abahanzi zitandukanye, kandi amakuru mashyashya ngufitiye ndetse amaze n'igihe hano, ndetse no kuri social media. Ntago mwebwe mwari muzi ko 19 Sound ubu ngubu ntago ari ino, yari umuhanzi akuriye abahanzi naha, niko numva bavuga ngo umuntu ngo akurira abahanzi, ako baramufunze tu urumva. Hari n'undi mujama bajyanye ntazi neza, niyo mpamvu mutakimwumva. Ubu ngubu yibereye agashena ari kurya ibigori, ejo bundi muzamubona yagarutse tu, nawe nzamubwira aze abahe yampu urumva. Ntago amakosa yakoze ariyo nkeneye kuvuga, ikintu nkeneye nuko mwebwe mumenya ko abantu bamukunda, ntago ari ahantu heza, ndetse mwashaka uburyo abazi umuryango we mwamenya ukuntu nyine amerewe mukajya kumusura, kuko ni umuhanzi, ntabwo ari umuntu usanzwe. Rega man, ntabwo abantu bose bari abantu basanzwe nk'abandi. Niba ari umuhanzi ni umuhanzi, niyo mpamvu nanamuvuzeho. Atari umuhanzi sinabamuvuzeho. So abandi bantu murabizi sha ubu ngubu nizere ko mwarangije kwibagirwa nyine iniga yanjye urumva.
ya niga yanjye Jay Simon. Ako ntago Jay twashwanye ngo tuba banzi tu. Jay ni umuntu wanjye wa hafi cyane. Jay ni umuntu wanjye wa hafi cyane. Ikintu cyadutandukanyije nyine ni destiny. Hari ukuntu umuntu aba yaragenewe ibintu agaca mu nzira zigoranye, ntago aba ari ngombwa ngo akugore tu. Ari gihe mudahuza ku kantu koroshye mukagorana. Buriya inshuti nziza ntago zipfa ubusa, ahubwo inshuti nziza zireka ibintu byaziteranya tu. Kugira ngo murabyumva, ubu ngubu njye na Jay Simon hari ibiryanjye nawe, kuko imbaraga nshya zacu ziracyariho, ariko imbaraga nshya zacu, imbaraga ntago ari ngombwa ngo zibone, imbaraga zibamo imbere still. Kugira ngo nawe arabiza ahari, kandi nta nubwo ngira ishyari ngo ari kumwe na Stazo, kuko Stazo is my brother, he's my producer, you know. Respect to Stazo, urumva. Ahubwo ndamushimira kuba ari umuntu nyine witaye kuri Jay Simon, ko Jay nawe hari afite icyo avuze kuri career yanjye. Yeah, he means something, he means something kabisa. Hari n'abantu benshi cyane nshimira bafite icyo bavuze kuri career yanjye behind mwe mudashobora no kumenya. Ako ndagiye mbabwire ngo ahangaha niho tuzaye tuvugana ibintu bya nyabyo, ndetse nkakuzanira umugest ukubwiza ukuri, apana ba bantu nyine babashango bavuge ngo bishyure, cyangwa se ba bantu bashaka ngo uvuge bakwishyure. No, hano nta bintu birenze. Niba ushaka ko ngiye mvuga ukanyishyura, nta ribi. Urugero wambwira ati Alex ngiye nkora isaro, urumva mukisaro mirima yera, abwira abaturage birira isaro, bise na kwamamariza, urumva. Ariko nanone nta ribi, Alex ni inshuti yanjye, urumva, ni umuntu wanjye cyane, aranzi tu. Ntago nareka no kumutangiraho urugero, kuko he is a hard worker, ni umuntu wakoze cyane iwacu, urumva. Alex yarafotoraga niga hariya ku Murama, urumva, kera cyane nigana na ba Keske, urumva. Keske nawe kanwa karura Piona, nawe ubu ngubu umenye ko ari mu buroko nawe, urumva. Amakuru mfite abasani bari mu buroko ndabakugezaho aka kanya. Piona ari mu buroko, wa munigo waririmbye ngo imari si imana, nawe mu musengere abantu bamukunda, urumva. Nanje urumva, mumenye ko mugomba kujya kuri YouTube mukumva Broken Heart, mukumva byaranambabaje, byaranacavuje, nanjye singiye wigeze gutya, ni iminsi yandaburije, byaranambabaje, byaranambabaje, byaranacavuje, ntabwo ari njye wigize gutya, ni iminsi yandaburije. Ubwo bugambo bunkorera imiti yanciwe ifegi, sinita kubihazi iteka binkururira nyatsi, mirima bisibwa nkomeza umutsi, mfite aho ngana sinjarajara, gutukwa ni nkango ni jambo zibitotsi, nasimbutse imitego y'abakatsi, abicanya abagome n'abarozi. Ariko man, ni gute umuntu avuga ngo iyo ndirimbo ngo ntago ari nziza, ngo nuko ngo itavuye ngo kwa Erengo cyangwa kwa Bob Pro ngo cyangwa kwa Kenabit? Mwe bantu mukunda umuziki, nimwe mukeneye kudutabara man. Twe abahanzi dufite ibibazo. Mwebwe abantu barabica mu mutwe. Umuproducer ukora indirimbo z'ubusambanyi niwe muri kumva afite ijambo, ku buryo no kumva ubutumwa byabananiye man. Muragira ngo umuntu ajya barabuze iki koko man? Nimutekereze namwe, niba mubona Satani yarafasha abantu akabambika filime, akababwira ngo indirimbo z'ubusambanyi, indirimbo z'ubuhehesi, indirimbo zo guca inyuma abandi, indirimbo z'ubujura n'ibiyobyabwenge nizo zigezweho, namwe mukazikunda, mugiye kako twebwe ariko tubibona? No way. Namwe nimutekereze. Ubu ngubu isi ikeneye abantu badakeneye amafaranga muri ibi bintu twe turimo. Kuba n'abantu benshi usanga bari kukurwanya ngo wapi man, ngo wapi man. Akugomba kumenya ko hari ukuri, hari n'ikinyoma. Tandukanye ukuri n'ikinyoma. Ntago uzaguma muri ibyo bintu byo mu kigare. Wowe wapi, kigare kirica. Hari kiza cy'ikigare wabonye? Ndabakunda cyane, mukomeze mudusabire kandi mukomeze mudukurikirane, mukore like, share na comment. Urumva, aha ni Voice of Nature, yari Mirima yero muhungu wanyu. Hasta la vista, hasta mañana. Urumva, kandi n'ubutaha, urumva man, nzaba mpabaye. Ndashimira abavandimwe banje, ndetse ndashimira abantu bo mu Kabuga ka Muriza, nkashimira n'abaturanyi banje bo muri Rubona Center, nkashimira abaniga dukorana ku Gasima. Urumva ebana, especially my nigga Jay Simon, ebana, peace up. Ndashimira Remy, urumva ni umuvandimwe wanje,
byuka nawe ndaguha peace aho ngaho urumva. Abaniga banje bose mukomeze mwunga ubumwe man. Simubizi men, buriya reka nkubwire man, kunga ubumwe nicyo kintu cya mbere gishaka gutuma uramba, kuko ushaka kuba uyu munsi ufite intege nke ariko ejo wa muntu watabaye akaba afite imbaraga, icyo gihe aragusova. Ako mu gihe uhora wumva kurenze to, nacyo gituma ubona abantu benshi bafaringa man, bakagenda bagaforinga tukababura men. Abantu baragenda men, abantu baragenda. That's why dukeneye ngo twubake societe cyane cyane ebana baniga biwacu, abaraperi bakiri batoya. Shout out to CP, urumva man, CP kabisa man, shout out to man nigga CP. Kandi courage man, mukomeze murape cyane men, mushaka amastira arenze urumva, muvumbure mukora ibintu bidasanzwe. Kejeri tugomba kuyicaza man, Kejeri nayo bimenye ko urumva twebwe ntago twicaye man. Reka dukemura ibibazo byacu bundi tuze tubazire man. Tuzabazira tudakeneye abo ba ere banyu urumva, twe tuzabazira dufite slang, dufite imirongo urumva, dufite inspiration ihambaye. Ubwo muzamenya neza ko turi abantu badasanzwe urumva se man. Kandi ni na ngombwa ko tuba abantu badasanzwe, kuko ni nako twahoze urumva, ni naryo geno urumva, niwo murage. Abantu bose barabizi man, we are supernaturals. That's how it's supposed to be. Ndabakunda rero urumva, abantu bose dura ku mihanda nkaba peace, namwe mumenye ko mbakunda cyane. Buriya peace urumva ni ikintu cy'urukundo, ni ikintu cy'amahoro. Mwese mujye mubizirikana, kandi ndasaba abantu bose mukanguke, mumenye neza ko iyi ni impinduramatwara. Ubu nibwo buzima bw'umuziki dutangiye, ubu nibwo buzima bwo kurengera abana bacu bafite impano. Aho uri hose, uri umubyeyi waba se, uri umubyeyi w'umugabo cyangwa uri umubyeyi w'umugore, zirikana neza ko ejo bundi waba uri muri iyi kariyeri turimo, ushyigikira abahanzi. Ni ngombwa ngo utange igitekerezo kuri iyi channel yanjye urumva. Babarira unshyigikire, kuko ngiye sinshaka guhagarara, ndashaka gukora buri munsi. Mfite ibyo kubabwira byinshi, mfite amabanga menshi yo kubamenera, mfite ama freestyle menshi nkeneye kuba, mfite ibitekerezo byinshi. Mwebwe mumbe hafi, kandi nizeye ko nazabatenguha kugira ngo rero mpibone ko turi kumwe. This is my first video. You gotta like it, share it and comment. I love you so much. May God bless you.